studio za Bwira Yesu TV rero dufashe umwanya wo kubamenyesha ko tujya tubagezaho ibiganiro bishimishije, ibiganiro bivuga ubwami bw'Imana. Buri wese ahawe ikaze kuko Imana yavuganye natwe ko izatugira umutwe itazatugira umurizo. Niyo mpamvu rero Imana ishyigikiye agira ijambo. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza mu gihe cyose cyashize. Twabagaho nta bikoresho byo kugira ngo tubagezeho ivugabutumwa mu buryo bw'indirimbo tujya mu masitidiyo y'abandi, ariko uyu munsi wa none Imana irimo iragenda ikora imirimo n'ibitangaza. Imana yaciye inzira zo kugira kuri mwe natwe kandi dukomeze tubagezeho ubwami bw'Imana. Uyu munsi rero nshuti bavandimwe, turifuza ko tuganira ikiganiro cyitwa indorerwamo y'ubuzima. Mu buzima habaho kubaho neza, kubaho nabi, gushyingirwa, gutwita, kubyara, gupfusha. Ubwo niko ubuzima buhari mu ndorerwamo y'ubuzima. Ntabwo mu ndorerwamo y'ubuzima ari iby'ibyishimo gusa, haba hariho no kugubwa gitumo n'ibitugerageza. Ibi byose mu ndorerwamo y'ubuzima biba bihari. Muri uru rugendo rero ni ngombwa kugira ngo buri muntu wese abeho mu buzima bwumva ko kubaho neza none atari ko bizahora, kandi kubaho buri muntu wese akitega kubaho nk'uri munsi y'ijuru, kuko uko igicu gihinduka cyangwa se uko ubuzima bwacu bugenda buhindagurika niko twisanga mu kindi cyiciro kijyanye n'igihe mu ndorerwamo y'ubuzima. Rero ntitugatinde ku byatubayeho, ahubwo tujye tubyigiramo, tubikuremo isomo mu ndorerwamo y'ubuzima, kuko ejo hazaza hacu hahishwe n'Imana mu biganza byayo, kandi niyo ipfumbatura ikiganza igahaza kwifuza kw'ibiri mu isi. Bishatse kuvuga ngo niba ushonje none, ejo Imana wahanze amaso wizeye izakurinda gukorwa n'isoni. Muri studio za Bwira Yesu TV rero dufashe umwanya wo kubamenyesha ko tujya tubagezaho ibiganiro bishimishije, ibiganiro bivuga ubwami bw'Imana. Buri wese ahawe ikaze kuko Imana yavuganye natwe ko izatugira umutwe itazatugira umurizo. Niyo mpamvu rero Imana ishyigikiye agira ijambo. Ahangaha mboniho umwanya wo kubatangariza ko ari studio ya Bwira Yesu TV. Dutangiriye ku matelefoni, nta muntu ufite rekodi n'iki, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo wera wa Isirayeli wishyigikiye kuko agira ijambo. Ngubu Imana yaciye inzira, ibashije kuduha uburyo bwo kubagezaho ivugabutumwa kandi ryagutse. Mu ndorerwamo y'ubuzima rero nitugera mu gihugu cy'i Kanani, mu gihugu cy'amata n'ubuki, tujye twibuka ko hari inzira y'ubutayu twanyuze. Tujye twibuka ko twageze ku nyanja itukura nk'uko Abisirayeli bageze ku nyanja itukura. Tujye twibuka ko nubwo ubutayu bwabaye igihe kirekire, ariko igihe cyageze bugakurwaho. Hanyuma uko ubwoko bw'Abisirayeli bwageze i Kanani, natwe muri ubu buzima tujya tugera i Kanani, tukibagirwa ububabare bwo mu butayu na ya nyanja itukura, tukabona twisanze hakurya yayo, tukabona twuzura indirimbo z'amashimwe nka za zindi z'ibihimbano Miriyamu yaririmbaga avuga ngo ndaririmbira Uwiteka wanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Mu ndorerwamo y'ubuzima rero hari ibintu Imana igiroha mu nyanja kugira ngo wavuzweho n'Imana yongere abone ubuzima. Mu ndorerwamo y'ubuzima turashaka kujya Imana idufasha kugira ngo buri muntu wese ahabwe ikaze byo kuvuga Imana neza, ufite ibyo Imana yakukoreye kugira ngo ugaragarize abandi bizere, kuko abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo nibatizezwa n'ibyo yavuze, n'ijambo ryayo bazizezwa n'imirimo Imana ikora. Ntukabure kuvuga imirimo y'Imana, kuko mu ndorerwamo y'ubuzima byose birashoboka. Imana ni iyacu, Imana n'urukundo, Imana n'umurava, kandi dutegurira ibyiza.